Nongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe muri gahunda y'imisi 10 y'amasengesho. Amahoro ava ku Mana Data bane namwe mu izina rya Yesu. Turi mu nsanganyamatsiko igira iti dore murabohowe nuko mugende. Uyu munsi wa gatatu dufite aho insanganyamatsiko itubwira iti guhura na Yesu adutunguye. Ese waba warigeze guhura na Yesu agutunguye? Reka dusenge. Witeka Mana yacu, byiringiro byacu, izina ryawe rihimbazwe. Dushimiye ko waturemye mu ishusho yawe, izina ryawe rihimbazwe. Reka muri uyu mugoroba ubwo tugiye kwiga aya magambo ubane natwe. Mwuka wera adusobanurire mu izina rya Yesu. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 9-11 tuhasanga aya magambo. Amaze kuvuga atyo azamurwa bakimureba, igicu kiramukingiriza, bakiraramye batumbira mu ijuru akigenda. Abagabo babiri barababonekera bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera. Barababaza bati yemwe bagabo b'i Galileya, ni gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu bakuwemo azamurwa mu ijuru azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Yohana 14:1 kugera 3 haragira hati ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, yaba adahari mba mbabwiye ko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane ngo aho ndi namwe muzabeyo. Wakwibaza iki kibazo kigira kiti mbese ni ikintu Yesu ubwe ari gutegura mbere yo kugaruka? Igisubizo kiri muri iri somo tumaze gusoma, kuko agiye kudutegurira amazu ngo aho ari natwe tuzabeyo. Mu byakozwe n'intumwa nk'uko twasomye ijambo umurongo wa 9 kugera 11, naho twakwibaza muri aya magambo nk'uko twayasomye twibaza ikibazo ni mu buhe buryo Yesu azagarukamo. Igisubizo kiri ku murongo wa 11 aho tubona atubwira ko uko Yesu yazamutse ajya mu ijuru niko anazagaruka. Ibyakozwe n'intumwa igitabo cya Ellen White page ya 23 hari aya magambo. Igihe kigeze ngo Kristo azamuka ajye kwa se, yasohoye abigishwa be abageza i Betaniya. Ahageze yarahagaze maze baramukurikiza, arambura amaboko abaha umugisha nk'ubwishingizi bw'uko azabarinda, maze aherako azamuka buhoro. Akibaha umugisha atandukanywa nabo ajyanwa mu ijuru. Aya magambo tubongera kuyabona mu gitabo cya Luka mu gice cya 24 umurongo wa 51. Yesu akijya mu ijuru yasohoye abigisha babaha umugisha, abaha n'ubwishingizi nuko azabarinda. Natwe ibi byinyo turabifite ko igihe turi kumwe na Yesu tuba turinzwe. Igihe abigishwa bari bararamye batumbiriye mu ijuru kugira ngo barebe bwa nyuma umwami wabo wazamukaga, yakiriwe n'abamarayika bo mu ijuru baririmba. Ubwo abamarayika bari bamushagaye yagiye mu ijuru, baririmbaga indirimbo zo kunesha bati mwa bihugu by'abami bo mu isi mwe, muririmbire Imana, muririmbire umwami ishimwe, niwe ugenda ku ijuru ryo mu ijuru y'amajuru yose. Mwaturira Imana ko ifite imbaraga, ubwiza bwayo buri hejuru y'Abisirayeli, imbaraga zayo ziri mu bicu. Aya magambo twongera kuyabona muri Zaburi ya 68 umurongo wa 32 kugera 34. Reka buri wese muri twe asaba Imana itegurira umutima we kubonana na Yesu vuba bidatinze, nk'uko twahaye isezerano ko agiye kudutegurira amazu kandi bidatinze agiye kugaruka vuba. Reka buri wese muri twe yitegure mu mutima we aharanire kuzabonana na Yesu bidatinze. Gusengera guhabwa Mwuka Wera. Matayo 24 umurongo wa 42 kugera 44 tuhasanga amagambo agira ati nuko mube maso kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Ariko ibi mubimenye, yaba nyir'urugo yari kumenya igicuku umujura azaziramo, yabaye maso ntiyamukundiye gucukura inzu ye. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza aricyo umwana w'umuntu azaziramo. Aya magambo twakwibaza ikibazo kigira kiti ni mu buhe buryo kugaruka kwa Yesu kuzaza nk'umujura? Kuko tutazi umunsi n'igihe, ntituzi nuko azagaruka, ntituzi itariki umunsi azazira. Ariko icyo dusabwa ni ugora twiteguye, kuko tutazi umunsi n'igihe.
Mbese ni mu buhe buryo twakwitegura kugaruka kwa Yesu uko bikwiriye? Ni ukumaramaza muri byose, tukiboneza mu mitima yacu, tukitegura ko ari hafi kugaruka bidatinze. Ellen White nawe abivugaho muri aya magambo mu gitabo Ibyakozwe n'Intumwa paje ya 23. Isezerano ryo kugaruka kwa Kristo ryagombaga guhora riri mu bitekerezo by'abigishwa be. Yesu wa wundi babonye azamuka ajya mu ijuru niwe uzagaruka kujyana abitangiye gukora umurimo we kuri iyi si bajye kubana nawe. Rya jwi ryari ryarababwiye ngo dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugera ku mperuka, ni naryo ryari kuzabakira bageze imbere ye mu bwami bw'ijuru. Reka dusengere hamwe dusaba Umwuka Wera ategurire umuntu wese kuzabonana na Yesu ubwo azaba agarutse. Kuramya binyuze mu ijambo ry'Imana. Mu rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 4 umurongo wa 16 kugeza 18 haragira hati: kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi ry'abamarayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Maze natwe bazaba bakiriho basigaye duhereko tujyanwe nabo, tuzamuwe mu bicu dusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranisha imibabaro kubwirana aya magambo. Mbese ni iki kizagira kugaruka kwa Yesu umunsi w'agahebuzo kuri uyu mubumbe? Tekereza aya magambo n'ikibazo ubajijwe. Kugaruka kwa Yesu kuzaba ari umunsi w'agahebuzo ku mubumbe wacu w'isi, kuko tusanga ko abapfiriye muri Kristo Yesu aribo bazabanza kuzurwa, ndetse n'abo bazaba bakiriho bahabwe amababa tuguruke dusangane n'umwami mu kirere. Haye dufite ibyiringiro ko tuzabana n'umwami iteka ryose. Reka rero aya magambo abe ayanjye nawe, aduha ibyiringiro ko abo dutakaza basinzira tukabashyira mu gituro, umunsi uzagera igihe basinziriye bizeye bakazabana n'umwami wabo akaramata. Reka buri wese ibyiringiro bibibye mu izina rya Yesu. Matayo 25 umurongo wa mbere kugera 13 tuhabona amagambo meza atwiteguza umugani w'abakobwa 10. Ndatekereza ko buri wese muri twe uyu mugani awuzi. Abakobwa 10 harimo abakobwa bari biteguye bafite amatabaza, bafite n'amavuta. N'abandi biteguye mu buryo nakwita budahagije, bafite amatabaza ariko nta mavuta. Ko yaraje abatunguye mu gicuku. Abari biteguye mu buryo buhagije basanganira umwami. Abatari biteguye umunota warenze ntibyagira icyo bibamarira. Rero natwe dukwiye kwigira kuri uyu mugani. Ese kwitegura kwacu ko gusanganira umwami gukwiye kuba ryari? Kwitegura kwacu gukwiye kuba none, tutarindiriye ngo ejo cyangwa ejo bundi, kuko tutazi umunsi n'igihe. Reka buri wese yitegure ku ruhande rwe. Igihe Yesu yagaruka, yaba agarutse none yaba ejo, abe mu ruhande rw'abazataha ijuru. Amagambo aboneka muri cya gitabo Ibyakozwe n'Intumwa paje ya 42 aragira ati: nyuma yo kuzamurwa k'Umukiza, abigishwa bumvaga ijuru ryuzuye urukundo n'umuco rikiri hamwe nabo. Kristo ubwe yari ahibereye. Yesu Umukiza wari waragendanye nabo. Yesu wari warababwiye amagambo y'ibyiringiro no kubakomeza. Yari yarazamuwe mu ijuru akibabwira ubutumwa bw'amahoro. Ubwo abamarayika bamwakiraga, abigishwa bumvise amagambo ya Yesu avuga ati: kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugera ku mpera y'isi. Matayo 28:20. Yesu yazamutse mu ijuru yambaye ishusho y'umuntu. Abigishwa bari bazi ko Kristo uri imbere y'intebe y'Imana akiri inshuti n'Umukiza wabo. Bari bazi ko impuhwe ze zidahinduka kandi ko azahora yifatanya n'inyokomuntu mu mibabaro ihura nayo. Bari bazi ko ari imbere y'Imana yerekana agaciro k'amaraso ye, yerekana ibiganza n'ibirenge bye byatobowe nk'urwibutso rw'ikiguzi yari yarishyuriye abo yacunguye. Iki gitekerezo cyakomezaga abigishwa kikabatera kwihanganira kurenganwa kubwe.
icyo gihe ubumwe bari bafitanye nawe bwari bukomeye cyane kurusha uko bari bameze bari kumwe nawe imbona nkubone. Umucyo, urukundo n'imbaraga bya Kristo wari muri bo byarabagiranaga inyuma ku buryo abantu babarebaga bagatangara. Igihe Mwuka Wera ari muri twe, aho tunyuze, aho tugenda, abantu baratangara. Twera imbuto zikwiriye abihanye. Muvandimwe, reka buri wese yakire Mwuka Wera cyangwa se ahamagare Mwuka Wera abane nawe kugira ngo yere imbuto aho agenda n'aho akorera. Reka dusengere hamwe dusaba Imana iduhe impamvu yihutirwa ituma twitegurira kuzabonana na Yesu amaso ku maso ubwo azaba agarutse. Icyo duhamagarirwa, Yesu ariho agutegurira aho uzaba mu bihe bidashira. Muri uyu mugoroba ni bande bari aha ngaha bakeneye ko Mwuka Wera abafasha kwitegura kugaruka kwa Yesu vuba bidatinze? Ndakwinginze ngwino dufatanye nanjye mu isengesho. Baza Imana uti, ni iki wifuza gukora mu byerekeye umubano mfitanye na Yesu kugira ngo mbeho nitegura kuzabonana nawe imbona nkubone ubwo azaba agarutse? Ugururira umutima wawe kwakira icyo Imana ishaka gukorera muri wowe. Niba hari icyo igutegeka gukora, gendera kuri iyo ntambwe mu byerekeye umubano ufitanye n'Imana. Nshuti muvandimwe, reka njye namwe twitegure uru rugendo Yesu ari hafi kudufasha kugendamo rwo gutaha ijuru. Buri wese abe umufatanyabikorwa n'Imana, yiyeze mu mitima we akora ibyo Imana ishaka, ubwo yugaruka bidatinze tuzabane mu bwami bwe. Nibyo nsabira buri wese, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Uhoraho Mana yacu, twongeye gushimira ijambo ryawe. Tubonye ko wadusezeraniye ko wagiye mu ijuru kudutegurira aya mazu ngo aho uri tuzabeyo. Ntabwo twabyishoboza tutari kumwe nawe. Twizera ko watwohereje Mwuka Wera. Reka imitima yacu yakire Mwuka Wera ikora ibyo ushaka. Ugiye kugaruka bidatinze, buri wese azabe mugabane w'abatajuru. Ibyo nsabye nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.